Muraho neza, amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Ndabasuhuje ikaze mu kiganiro tuganira amakuru y'imyidagaduro hano iwacu mu Rwanda ndetse n'ibwota Masimbi. Ku mbuga nkoranyambaga ibintu bikomeza kugenda biba binini, gusebanya, gutukana, gushyamirana, kwangana, gushyira hanze ubwambure ndetse n'ibindi byinshi cyane ku mbuga nkoranyambaga bikomeza kugenda bivugwa. Ariko hari ikintu kiri mu rubyiruko cyangwa kiri mu banyarwanda muri rusange, ariko ndavuga abakiri batoya, ariko abakuru bo ntabarembwa kuvuga ati umwana w'umukobwa akundana n'umuhungu just ufite amafaranga, ariko udafite amafaranga ni ikizira, ni imbwa, ni igicucu kuri we. Ariko ibyo bintu birakwiye kuko bavuga ngo urukundo rwaracitse, ahubwo ikigezweho ni amafaranga, ni ikindi kubera ko umwana w'umukobwa akubwira yuko atakundana n'umusore bari mu kigero kimwe habe namba, kubera yuko nta kintu na kimwe amuhonga cyangwa amuhereza. Ese ko leta y'u Rwanda yazanye ikintu bita uburinganire, umuhungu akagira 50%, umukobwa akagira 50%, kubera iki abana b'abakobwa bashaka ko abahungu babaha amafaranga ariko bo badakora? Ibyo bintu birakwiye. None umureke tubanze tubyumve muri buno buryo kuri Young Grace, uburyo we abyumva. Icyo utumva ni imyumvire ivuga ngo umutipe ngo agomba kujyaho amafaranga umukobwa, bajye bayabima bakore, nibo babica. Uramwe yakoze iki? ni murakundana. Se ukundana ni business. So niba mukundana Komba kumuha, abari inshingano zawe kumuha, abari inshingano zawe. Ibyo bituma biremaza abana bato Irene, ugasanga kubera ko hari umuntu wiringiye uyaguha bigatuma udakora ugakorera yawe, sibyo? Yego. Kandi uwo muntu ntabwo ahoraho. Hari igihe aza akayaguha pe, kandi ikindi amafaranga bagwaye ntabwo yarya nk'ayawe. Nanjye bijya bimbaho. Cyarya umuntu igihumbi cyanjye ushobora kukiryana umuti ikinyabupfura cyinshi kubera ko ziko cyamvune, ahubwo ushobora kumibumba 100 simenye n'ikintu nakoresheje. Ikintu cyawe wavunikiye ni cyiza, sibyo? Najya inama abana b'abakobwa gukorera yabo, kubera ko no gusaba mani niyo umuntu agutama umwana aragenda kumenyera, cyangwa akaba yumva ko anytime ubusenge wawe nta kintu wamaye ukazimfatiraho. Ariko iyo nawe rero uko hari ikintu baguhaye, hari nawe bumva ari ikintu mugomba cyane ko niko mbyumva. Ku rundi ruhande ariko nari ikintu wamaye wazimufatiraho. Njye navuga ko najya ntanga amafaranga ku bahungu. Cyo cyiza. Icyo utumva ni imyumvire ivuga ngo umutipe ngo agomba kujyaho amafaranga umukobwa, bajye bayabima bakore, nibo babica. Uramwe Nizere ko mwabyumviye. Uwo ni Young Grace ubwo we uko abyumva. Ariko kugira ngo tuzubake umuryango, umugore n'umugabo duhuze, nuko tubana mu buzima bwiza n'ububi. Ese umuhungu azakorera amafaranga ayazanemo umukobwa nta kintu yashoye, ahubwo ashoye umubiri gusa? Ntabwo bizigira bishoboka. Namwe mw'abakobwa mwe mukure amaboko mu mufuka mukore, kugira ngo twubake umuryango mugari nyarwanda, tubyare tworoke. No kuvuga ngo just ukundana n'umuntu ariko ari amafaranga, ibyo bintu ntabwo byaba ari byiza, nta n'ahantu byaba bibereye nk'umwari mwiza nyarwanda. Ariko mureke dukomeze tubyumve gutyo, ariko namwe muri comment muraza kutubwira ukuntu mubyumva, ariko mureke dukomeze tubiganire muri buno buryo. Icyo utumva ni imyumvire ivuga ngo umutipe ngo agomba kujyaho amafaranga umukobwa, bajye bayabima bakore, nibo babica. Uramwe yakoze iki? ni murakundana. Se ukundana ni business. So niba mukundana Komba kumuha, abari inshingano zawe kumuha, abari inshingano zawe. Ibyo bituma biremaza abana bato Irene, ugasanga kubera ko hari umuntu wiringiye uyaguha bigatuma udakora ugakorera yawe, sibyo? Yego. Kandi uwo muntu ntabwo ahoraho. Hari igihe aza akayaguha pe, kandi ikindi amafaranga bagwaye ntabwo yarya nk'ayawe. Nanjye bijya bimbaho. Cyarya umuntu igihumbi cyanjye ushobora kukiryana umuti ikinyabupfura cyinshi kubera ko ziko cyamvune, ahubwo ushobora kumibumba 100 simenye n'ikintu nakoresheje. Ikintu cyawe wavunikiye ni cyiza, sibyo? Najya inama abana b'abakobwa gukorera yabo, kubera ko no gusaba mani niyo umuntu agutama umwana aragenda kumenyera, cyangwa akaba yumva ko anytime ubusenge wawe nta kintu wamaye ukazimfatiraho. Ariko
iyo nawe rero uzi ko hari ikintu baguhaye hari nawe bumva ari ikintu mugomba cyane ko niko mbyumva. ku rundi ruhande ariko nawe hari ikintu wamuhaye wazimufatiraho. njye nabwiye ko najya ntanga amafaranga ku bahungu. Icyo cyiza. Yego. Wowe icyo usiga playing ukagira spotlight ku bitangazamakuru byinshi gakora ukabona ko ari hit kabisa, hit song. Usibye nawe no ku bandi bakobwa biracyari challenge ikomeye cyane. Pardon, ubundi Irene baravuga ngo iyo ukoze cyane n'ibindi birikora, sibyo? Nta kuntu donc utari gukora nta kintu cyabaho, sibyo? Ariko ukomeje guhozaho uyigwaho ni nka tombola, hari igihugu ukahita kugwa ku kibombe akahita hashya. So rero hamwe no gukora hamwe n'imigisha Nyagasani nibaza ko birashoboka. Ngo bituma mutabona abagabo. Nta baraperi kazi bashatse uzi. Ntibongeye. Ntibongeye abashatse bahise barayivamo burundu. Oya, nose basini yari umuraperi kazi mwiza, ni umumama mwiza. Yego, by'uburaperi rero birashoboka. Rero ukajya ufata urugero rw'umuntu umwe byapfiriye. Ibyo nari mvuze ngo usanishe n'abantu bose. Ibyo nari mvuze ngo iyo urongo witubireka burundu. Oya, ari nubwo erega. Ayo mpamvu kigasohora nuko nta mugabo ugira. Vugishwe. Uramufite sinabimenye. Shama makuru umwana. Ariko nawe ukora ibintu mwibanga. Kuko bakurongore mwibanga yangre. Oya, shanza gutumira pe nibiba. Ubu no gukora ta. Ntabwo shaka. Irene mbabara kabisa muri iki gitondo ndashaka kuba nimere neza ibyo bintu wapi. Ese nguhinduriye mudu. Ntumvangire. Ako kuri kuraryana ko. Kora kuri isuhinduka. Ariko kumara Yesu nijoro. Shayagre. Ubwo pe. Ariko data buretse ibyo ugiye gusura turirimba. Uzo twakongera kubona akaririmbo gute? Si ibyo byose none se kiza cyawe uribaza ukanisubiza. Urakoze. Aka kugira ngo we kurongorwa ngo ni ibiririmbo. Ase kurongorwa ni ibyo n'abana bato bakabikora. Sibyo. Oya ariko gusa ariko nkubwire Irene ntago none se reka nkubaze sibyo? Umuganga sibyo? Yego. Arongowe. Yego. Yatuma tazongera gusubira. Muganga no muraperi batandukanye. Bitandukanye Yesu byose ko ari akazi. Muraperi. Ibintu byanyu rero mwishyizemo yumvira icika. Wakonse umwana wambaye yo timba. No se honsa mano. Akosha nawe rero urasetsa.